hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana mwese mukurikirana Hot Time TV. Uyu munsi urubuga rwanyu mukunda cyane twabateguriye ibintu 10 bishobora kugufasha mu gihe uri kuribwa amenyo. Abantu bigeze kugira ikibazo cy'amenyo bazo uburyo babaza ndetse ku buryo burenze uko wabyiyumvisha. Hari naho bavuga ko aryana kurusha uko igise kiryana igihe umugore agiye kubyara cyangwa ubundi ubabare twakwita ndengakamere. Iyo umuntu afite bene uburibwe bamwe bamugira inama yo kujya kureba umuvuzi w'amenyo barikuremo, nyamara hari n'igihe biba ufite izindi gahunda ku buryo udashobora kuhita wihutira kujya kwa muganga. Akaba n'igihe wagera kwa muganga nawe afite abandi barwayi benshi cyane wenda atari buhite akugeraho ako kanya. Niyo mpamvu urubuga rwanyu mukunda Hot Time TV twabateguriye ibintu 10 biraza kugufasha cyangwa se wakwifashisha mu gihe amenyo ari kukurya bitunguranye. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha, ushobora kwifashisha amazi ashyushye y'akazuyazi arimo umunyu. Uburyo bwemejwe n'abaganga b'amenyo ko bufasha kandi bworoshye wabukoresha mu gihe utari wabonana na muganga. Fata ikirahure cy'amazi y'akazuyazi ushyiremo ibiyiko 2 by'umunyu uvange kugeza ubwo uzumva wa munyu ubaye umuyonga. Uzawujundike ucire ubikore nibura inshuro 8 kandi bisubiremo nyuma y'amasaha makeya, ububabare buragabanuka rwose. Ikindi ushobora gukoresha barafu. Ahanini iyo ufite uburibwe hari n'igihe usanga uruhande rumwe rufite ubushyuhe budasanzwe, icyo gihe ufata barafu ukayishyira muri cya kintu cya plastike cyangwa se ugashyira mu kantu k'akaeswime ukarambika hamwe ari kuribwa. Ibi bizatuma utagira ikibazo cyo kubyimbirwa cyangwa se habyimbye habyimbuke. Nanone ushobora gukoresha tungurusumu. Tungurusumu ni umuti mwiza ufasha mu kugabanya uburibwe ndetse n'umwanda wagiye mu menyo, wasanga ari nawo wenda waba uri gutera ubwo buribwe. Ifasha mu kurwanya udukoko dushobora kwibasira amenyo. Fata amavuta ya tungurusumu ashyire ku gatambaro ukingize mu kanwa kuri ya menyo ababara, use ntuhasigiriza utsindagira ku menyo ababara. Iyo tuvuze amavuta ya tungurusumu aha tuvuga ko ushobora no kuyisekura urya mushongi wayo akaba ariwo wavangamo amavuta ya oliva ubundi ukomeka kuri ya menyo ababara rwose ntibitinda, ububabare burashira. Ubundi rero ubikora kenshi kugeza igihe wumva nawe koko hari impinduka. Ikindi ushobora gukoresha igitunguru. Igitunguru ni umuti utangaje ku buryo udashobora kumva cyane cyane igitukura cyangwa icy'umuhondo. Fata igitunguru ukateye igice gitoya ubundi ikindi ugiye kenyere mu ruhande rusa nk'urubabara umera nk'uri guhekenya shikarete. Ubaye utabashije karaba neza intoki ubundi ugende ugitsindagira buhoro buhoro hamwe hababara. Buhoro buhoro wumva impinduka ku buribwe. Ikindi wakoresha ni ibisate bya kokombure. Igisate cya kokombure gishobora kugukiza ububabare nubwo kidashobora kurwanya infection nk'uko igitunguru cyabikora, ariko ububabare burashira. Fata kokombure ukatemo uduce udushyire muri firigo. Iryinyo niritangira kukurya ufata agace kamwe uhita ugashyira hamwe hari iryinyo riri kubabara. Ubukonje buva muri kokombure na kokombure ubwayo bizirukana uburibwe buvemo usigare wumva umeze neza. Ubundi buryo nakubwira wakoresha ni agapaki k'amajyani. Amajyani ni ikintu dukoresha kenshi mu rugo, inzobere zarakuze kutubonera ko ashobora gufasha mu kuvura ububabare bw'amenyo. Fata igikombe cy'icyayi kidashyushye ushyiremo agapaki k'amajyani, shyira muri firigo. Mu gihe iryinyo rikuriye ufate ka gapaki ugakure mu gikombe hanyuma ushyire ku ruhande ruri kubabara. Ibi nabyo biragufasha kugabanya uburibwe. Ikindi nakubwira ni ibibabi by'amapera. Nimba ugira amenyo akubabaza, ibibabi by'amapera birakubera umuti. Ibibabi by'amapera bifitemo antispasme, bifitemo ubushobozi bwo kurwanya bagiteri na infection. Biroroshye, ufata ikibabi ugahekenyaho gahoro gahoro. Umutobe uvuyemo mu gihe uri guhekenya no gufasha mu kurwanya ubwo buribwe. Rego uko byagenda kose ntibyakubuza no kumira kuko ntacyo byagutwara. Ikindi nuko ushobora gufata ibibabi hagati y'ibibabi 5 cyangwa 7 ukabiteka mu mazi bikabira iminota byibuze 5, ubundi ayo mazi yamara guhora akaba ari ukoresha woza amenyo. Nanone ndakubwira ko ushobora gukoresha ifu y'igikukuri.
Ifu y'igikukuri ikuraho byoroshye ububabare bw'amenyo. Fata ifu y'igikukuri uvange na karoti mu gakombe, hanyuma ubivangiremo, nurangiza ubishyire kuri rya ryinyo ririmo kukurya. Mu minota mikeya ntuzaba wumva uburibwe habe na mba. Wowe ukomeje gukurikirana Hot Time TV, reka nkubwire inama zimwe zagufasha nyuma yo kukwereka ibyo ushobora gukora mu gihe wahuye n'ubwo buribwe. Tubibutse ko isukari ari umwanzi ukomeye w'amenyo, ndetse burya n'ibintu bikonje cyane byangiza amenyo ku buryo bukomeye. Ibyiza ni ukubyirinda. Ikindi ni ukwibuka koza amenyo buri uko urangije gufata amafunguro. Reka tuba tubashimiye tunahiniye aha mwese mukomeza gukurikirana Hot Time TV. Turabakunda cyane kandi ubuzima bwanyu ni ingenzi. Kanda subscribe nimba unyuzwe n'ibiganiro tuguha, kugira ngo uzaze ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.